byose byaba ibyiza n'ibibi tuzi ko biva mu rukundo rwawe tukuragije n'ibiri imbere turi ubwoko bwawe butanze nirgerezwe gukora umurimo wawe kandi ubongera ayandi mashimwe ndakwibuka umunsi umwe wabwiye umugaragu wawe Dawidi uramubwira ngo iyo mba naraguhaye bikeya wari kumbwira nkakongera n'ibindi bo rero bakozweho basanga hari byinshi wabakoreye batanga ituro ry'ishimwe n'ubongera andi mashimwe kandi gahunda zose ziyobore nk'Imana tubyambarije Imana mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo amen. Turabacyura ku isaha yagenwe 2:30. Ejo mwatashe saa 4 nimwe mwabyiteye ntago ari ngiye wabishyizeho ariko byibuze tugerageze kubahiriza igihe muze kare abayobora batangire kare nimugategereze ko abantu baba benshi ujye uyobora bahageze abo ngabo Imana iba yabatoranyije kugira ngo ibyo yagushizemo bibagirire umusaruro cyangwa se umumaro. Ni byiza rero ko mujya muzinduka tugatangira kare tugatakara. Twebwe ntago tubwiriza ubwinshi bw'abantu tubwiriza ubugari bw'ijambo uko ijambo n'ubundi iyo rije rikora kuri nyiraryo ntago rikora kuri mwese. Mwanyumvishe? Amen. Ngiye kwakira rero umwigisha uyu munsi nkuko musanzwe mumenyereye dutumira abigisha batandukanye mu matora atandukanye bakatugezaho ijambo ry'Imana aho turi kumwe na Evangeliste Irene ari kutugezaho ijambo ry'ubugingo ribohora. N'uyu munsi niwe mwigisha niwe uraza kudukomereza ijambo ry'Imana. Nge ndaza kuza nyuma ndabizi mfite abantu bagera nko kuri 4 cyangwa 5 ngiye gusengera barwaye ndabasengera kandi barataha bakize sibyo. Hari n'abandi bagera ku 10 cyangwa 20 ndahanurira ndabahanurira kandi ibyo mbahanurira birasohora mu izina rya Yesu. Urahari ngo yimere icyubahiro. Haleluya. Uko uzamuye ibyo biganza ahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikumvire ikwiteho iguhaza amahoro imbaraga zayo ikwezi guhumanure ikureho ikizira n'igisa nacyo igukureho ibizinga by'ibyaha igukureho imbaraga y'icyaha yice satani n'abadayimoni bakurwanyaga. Uko uzamuye ibiganza imbaraga z'Imana zikuzeho amavuta y'imbaraga kuzeho ububasha bw'ijuru bukuzeho senya ibyakurwanyaga ijuru rimanukiye kureba uko wicaye muri Patmos rigira ibyo rihindura ryubake izina ryawe bundi busa ryubake ubuzima bwawe bundi busa. Ndasenya imbaraga ya satani ndasenya umuzimo ndasenya umukonikoni ndakubita hasi imbaraga z'amahembe z'abarangi z'abacwezi z'ibitega z'anyabingi mu izina rya Yesu. Umucyo w'Imana umurikira ubuzima bwawe ubuhanuzi bumanukira habo bwawe kandi ijambo rizima ribohore ubuzima bwawe bibe bityo mu izina rya Yesu tuvenga amen. Neriso turaza kuririmbana igihe ndaba ndi gusengera abo bantu hanyuma nyemero haguruke ku maguru yawe.
ko korali zose tuzaririmba ejo, Light Choir na Patmos Choir ejo saa 10. Bivuga ngo mwitegura ko kazi k'Imana, mwicare mu kuboko kw'Imana. Yesu wacu nashimwe. Twongeye gushima Imana isumba byose, yongeye kuduha umwanya mwiza kugira ngo tugabure ijambo ry'Uwiteka Imana yacu. Reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 5. Byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 5. Haravuga ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Imana iduhana umugisha. Yesu ashimwe. Imana iha umugisha ubuyobozi bw'itorero butegura ibihe byo gusenga, kuko gusenga ni ikintu gikomeye cyane. Niyo ntwaro y'umukristo idasanzwe. Yagira ibyigisho bikomeye. Iyo ndimo nigisha ijambo rivuga intwaro z'Imana, ngavuga intwaro yitwa ukuri, nyivuga ukwayo, intwaro yitwa ijambo ngayivuga ukwayo. Naje gukora rero imibare, nsanga Paulo yandikira Abefeso yababwiye intwaro 7 z'umwuka umukristo akwiriye gutwara akanesha imbaraga z'umwijima zimurwanya. Muri izo ntwaro, intwaro ya mbere yavuze ni intwaro yitwa ukuri, kandi ukuri ni Kristo. Arangije ayigereranya n'umukandara. Iyo ndimo nigisha rero Kristo, bongegira ibyigisho bivuga ngo Yesu Kristo mu ishusho y'ibyaremwe, muvuga nk'umukandara, kandi ngafashwa n'ababyumva bagafashwa. Yesu Kristo mu ishusho y'umukandara. Imana nishimwe. Naraje nsanga intwaro ya nyuma Paulo yanditse ni intwaro yitwa gusenga mu buryo bwose bwo gusenga. Agije ndibaza bundi niki cyatumye Paulo iyi ntwaro ayigiriye ya nyuma mu ntwaro yavuze. Njagirirwa ubundu rero Imana ikanganiriza mu ijambo, ngirihishurirwa. Burya mu kibuga cy'umupira iyo barimo bakina, noneho bose bakanganya, ntihagire utsinda undi, habaho icyo bita gutera amapenaliti. Iyo bagiye gutera amapenaliti, batoranya abakinyi 5 b'abahanga. Mwabo bakinyi 5 b'abahanga habarimo abakinyi 2 barusha abandi bose. Umukinyi utera penalite ya mbere agomba kuba ari umuhanga mu buryo budasanzwe, kuko iyo ahushije ya mbere bica intege abandi bari inyuma. Niyo mpamvu penalite ya mbere iterwa n'umukinyi w'umuhanga mu buryo budasanzwe. No muri uyu mukino turimo rero, penalite ya mbere iterwa n'umukinyi w'umuhanga, akaba ari we Yesu, kuko niwe kuri. Yesu ashimwe cyane. Nono indi penalite iterwa ni penalite iterwa nyuma. Iyo bagiye kuyitera, ababyeyi bifata kurya iburyo, abarwaye imitima bahuma mu maso kugira ngo barebe ko bumva bose ngo kigiyemo. Nayo isabwa umukinyi w'umuhanga. Yesu ashimwe cyane. Umukinyi w'umuhanga rero muri izi ntwaro ni isengesho. Burya ibintu bya kwizera byananiwe, ibindi byose byananiwe, kubitaho isengesho. Yesu ahabwa icyubahiro. Isengesho rifite imbaraga mu buryo budasanzwe. Ikintu gikomera mu bihugu ku isi hose ni ikintu bita itegeko nshinga. Burya itegeko nshinga rigira imbaraga. Narebye itegeko nshinga nsanga rimeze nk'umusifuzi mu kibuga. Buriya umusifuzi nawe mu kibuga afite imbaraga, afite ubutware, atazigera anapfa kwamburwa. Uzi ko batsinda igitego cyagezemo, hari abayobozi bakomeye bagahaguruka ngo cyagiyemo, umusifuzi akabareba ati no, ntabwo ari cyo. Abanyacyubahiro bakongera bakwicara kubera iki? Afite ububasha. Haleluya.
rero isengesho rifite ububasha kurusha itegeko nshinga. Kintu ndimo mvuga mu kirumvikana. Ndaguha urugero, isengesho rifite imbaraga kurusha itegeko nshinga. Umunsi umwe abaperesi n'abamedi barateranye bashiraho amategeko, bashiraho itegeko rivuga ngo umuntu uzajya ibwami atahamagajwe, atatumweho n'umwami bazamwica. Iyi Mana kuko ari inyembabazi kandi Imana yacu irebera ibintu mu itangiriro ikabimenyera mu iherezo, imenya ko hari umukobwa uzajya ibwami atahamagajwe witwa Esiteri. Irangije ibategamo agatebo, baravuga ngo noneho ngo ariko ngo nihagira uzi ibwami, haleluya, agashaka akinjira umwami atamuhamagaje, itegeko rikavuga ngo apfe. Umwami adashaka kwapfa, umwami azaterura inkoni ayitunga uwo muntu azaba atagipfuye. Reka mbabwire igitangaje, nasomye Bibiliya, nukuri kw'Imana narayisomye, nasanze nta wundi muntu n'umwe wigeze anyura muri ako kayira ko gutabarwa n'umwami uretse Esiteri wenyine gusa. Bisobanura iki? Imana yari izi ko hari igihe abayuda bazahura n'intambara n'ibigeragezo, irangije itegura akayira kazanyurwamo na Esiteri wenyine. Mbwirira umuntu muri kumwe ngo uzi ko nawe yakuremera akayira abandi bantu batanyuramo. Imana igira amakayira katanyurwamo na bose. Ndagira kukubwira uzitonde, ari igihe umuntu Imana imuremera akayira ko gutereka amaso, yatereka amaso bakamukunda. Wowe yabo yatereka bakavuga ati reba ukunda kanuye, wamwishinze. Ako kayira ntabwo ari akawe, ni ak'uwo muntu. Maze iminsi ndi kwigisha ijambo rivuga ngo ako kantu, ako kantu. Reka mbabwire, buri muntu wese Imana yaremye yamuhaye akantu abandi batagira. Muranyumvishe? Rata uzasenge Imana iguhishurira akantu kawe. Ari igihe umuntu mureba ukabona ni mubi, ugasanga ni mubi kabisa, ariko Imana ukunda ari igitangaza ikamuha akantu kazatuma bamwemera. Ugasanga afite amenyo meza, noneho yaseka ati ni mubi, ariko yasetse. Nukuri turanezerwa numara kumenya akantu kawe. Rero uwamuhuye wese ujye umusekera, kuko ni akantu kawe. Kuva ari akantu kawe uzagatabarirwamo. Yesu ashimwe cyane. Nigeze mbona umugore umunsi umwe atwaye imodoka, ndamureba, ndeba ukuntu yicaye kuri vola, ndeba uko asa, ndavuga yayibye imodoka. Si byagenze, wamureba ukabona ntasa no gutwara imodoka. Noneho ngo mbona umugabo we, saga umugabo ni umubosi, ni umugabo mwiza cyane. Noneho ikintu cyanangaje ni iki, uwo mugabo niyo waza uteretse amaso nka marayika ntiyakureba. Noneho navuga ni iki gituma uyu mugabo yarakunze uyu muntu. Kumbi wa mudamu afite akantu yafatishije umugabo we. Yesu ashimwe cyane. Afite akantu yamufatishije ku buryo ibyo wakora byose umugabo ntiyakureba, abareba wa wundi, kuko hari akantu kamwemeje. Imana iguhishurira akantu kawe. Haleluya. Navuze ngo Imana igica akayira abandi badashobora kunyuramo. Umunsi umwe umugabo yaritonze, umuyobozi w'igihugu cyacu niwe yaramaze iminsi amaze gutorwa ari kuyobora. Umugabo araza ati, mwana wa, yari umusaza, ati narikamiye, nanyoye amata y'inka zanjye rwose, nukuri ubishatse wancumbusha. Aramubwira ati uze tuze kubonana. Buke yamuha ifamu, amuhaye ifamu, undi nawe araza ati mwana wa muze, ati muvugane na meya. Kubera iki kakayira nda tekinike wazana kuri muzehe ngo nawe guha ifamu.
nakayira kuriya musaza Imana yari yateguye, undi nawe ategura kandi kayira Imana imutegura akayira. Perezida ari mu nama aravuga ati nyakubaha perezida, icyo ari ngusaba ati gisabe, ati ndagusaba ngo tube inshuti, nta kindi usaba, ndagusaba tube inshuti gusa. Ati ubushuti ati ndabukwemereye. Ngo hace kabiri umugabo abahagamye perezida, tumva rero niba uri inshuti yanjye ugomba no kunsura. Ati kugusura, ati nzaza. Ngo avuge ngo azamusura, iyo abayobozi bamenya yuko azamusura, ngo bagere ku mugabo basanga ba muri nyakatsi, bati perezida azicara muri nyakatsi, bahita bubaka inzu bashyiramo intebe bajyana y'umuriro. Ubu niyo wamusaba ubushuti ntabwo yaguha. Nakayira kuriya mugabo, reka ngubwire, iyi Imana yaguteguriye akayira, ucuruza inyanya zikakugeza ahantu hakomeye, kuko nakayira kawe. Yesu ashimwe. Nakayira kawe, akayira kawe nta wundi wagacamo, ntibishoboka. Ngunda kubwira abantu rero, buri muntu wese afite akantu ke. Uyu mugabo witwa Irene nta mashuri y'ibitangaza afite, bo mu bwiza nta bwiza afite kuko ni mugufi, ariyiza afite n'ibirenge bihengamye, ubwo ndani cyaha ngoze kandi kubivuga. Bo uyu mugabo witwa Irene, iyo urebye ukareba mbega ugasuzuma, ukagira no kuri konti ukahareba, ukagira n'aho atuwe, ubona ibyo bintu ntacyo bivuze. Ariko hari ikindi Imana yamuhaye. Yesu nashimwe. Ni ukuri ko Imana iyo mfashe mikoro udasetse uba ufite abazimu. Haleluya. Ndagira ngo mvugane na uri muntu wese haraka, niyo bampamagara nijoro ngwino uvuga Imana, ayiwe nakantu kanje mbita mbaguruka, kuko hari umunsi nzatabarirwa binyuze muri ako kantu Imana yambaye. Nawe nta handi hazatuma utabarwa, ni mu kantu Imana yaguteguriye abandi badafite. Imana ni Icyongereza ariko asuzugurwa. Umbabarire ntihagire umuntu uzamwemera ati sawa ndabikora. Kubita ubukode hano umumfatire, mbega umumfatire wo kabyarawe azapfa tubatsiye. Umurinzi ati kumva, mumfatire, amutereka, ahita afata hano abaroza abatereka, ati mumuroge kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, mwoka byaramwe mumbabarire ndimuzatuma abona amahoro. Ati humura. Abarinzi bajya kubita, ariko nta murinzi ufite ratarata. Kubita inzara, igisuzuguriro, amadeni, ibiki, abo bose n'abarinzi. Amurindisha abarinzi 10. Ngo Petero ageze hagati y'abarinzi 16 abitegereje, aravuga ati umva mubona acika abandi barimo. Ngo ahita yiga systeme yo kwibanira nabo barinzi, ngo yiryamira hagati. Bundi ikintu gihima abarinzi ni ukuryama hagati. Burya umuntu akenye, kuko ari igihe umuntu akena, wiga tekinike yo kubana n'ubukene. Nta yindi tekinike, urabicunga ugateka saa 9 ukabishyiraho. Mbega tekinike ni ukujya gongenike saa 9, nta wakubaza ibyo bya nijoro, nta n'uwakubaza iby'amanywa. Burya saa 9 ni muri mwayende. Niba uzi ko nta mwambaro ufite, iga tekinike, taha kare umese ipataro yawe mu gitondo babone yumye, nta urigera bimenya. Iyo ni tekinike yo kubana n'umurinzi w'inzara, umurinzi w'ubukene. None abantu ndi banamenye ko umufite. Wariryamira. Yesu ashimwe. Reka mbabwire rero, aba barinzi baravuga. Hari igihe uzona umuntu ari mu mwuka, akajya mu mwuka, wajya kubona ukabona amanutse buhoro buhoro, yatangiye ari mu mwuka, ukabona aricaye agahita yubika umutwe. Waba uyoboye amateraniro, ati muhaguruke mukubita abazimu. Abazimu batugenda, abazimu bahari, ni umurinzi umuganisha. Agahita amubwira ati ariko uzi no gukicinyagura ko ubusi urarinda ubyinira aha. Nyirinzu yoboye ko yazanye agapapuro kakubwira yuko uramuvira mu nzu. Ayiwe, agahita amanuka we, yahimbaza umurinzi akamubwira ati ariko yewe ufite n'ibyo ubyinamo, abandi barahetse, ubwo wewe uri kubyinira iki uzabyara. Abarinzi baravuga.
umugabo mwigeze kwicara mu modoka kwasiteri, yicaye muri kwasiteri, hari igihe kigera abantu bose bagaceceka. Burya nushaka kumenya abantu uzabamenya ari uko bacecetse. Iyo tuvuga burya ntabwo tuba ari twebwe, ahubwo iyo umuntu acecetse nibwo avuga cyane. Ngo araceceka, ngo abantu bose bajya kumumva ngo barya dodo cyangwa bazihorere, bose barahindukira. Kumbi ni umurinzi wari umuganije. Umurinzi yaramubwiye ati nta makara hari, nta sukari hari, nta birayi bihari. None arimo araganira n'umurinzi nawe ati barya dodo cyangwa bazihorere. Rega abarinzi batuma tuba nk'abasazi. Ariko ngorere kuri mwene so mumubwire ngo humura, abarinzi bawe barapfa. Uyu munsi abarinzi barapfa. Ibyo byakugose, ibyo byakuzengurutse, ibyo byakubujije amahoro birapfa. Ndahanura ngo umuhanuzi w'Imana, Imana ikoreramo mu ijambo, ibyaguhagurukiye, ibyaguteye ubwoba birapfa. Tabategura amasengesho, erega aya masengesho azahitana abarinzi Herode yatugotesheje. Aya masengesho azahitana imbaraga z'abadayimoni ziturwanya. Ashaka kureba Imana. Ndashima Imana, aya masengesho ndanyura kuri marayika, ndeka da paka imbere y'Imana akavuga ngo isengesho rigerayo. Ryageze rivuga ngo Petero arafunzwe, turashaka Petero. Isengesho ati turashaka Petero. Oro bajyanye, umunezero bajyanye, icyubahiro bajyanye, ibyawe abadayimoni bibi ubikurure, kuko marayika w'Imana aravuze ngo fata ingweto zawe, ufate umwitero wawe, ungurikire. Tugiye gusenga, tugende nayo ibibabwire turi kumwe. Bakame barayishorera, bayigeze ibwami. Inyamaswa ati mwami, Bakame yavuze ko ari we wagusimbuye, none tubwire natwe tumwubahe. Reka mvugane nawe, ibiguhiga ntabwo bitinya wowe, ahubwo biratinya Yesu uri kumwe nawe. Wandereye haleluya, tera haleluya. Umva, ibyaguhiga ngo bikurangize, ibyaguhiga ngo bikwice, nibishira inyota byibagirane inyuma yawe. Hari intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi. Reka dusenge, munyemerere dusenge. Petero wawe Satani yari yaranyaze ari ku muryango. Ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo dusengane Imana. Ese hari umuntu ufite kwizera kudashidikanya ko Petero wawe ugiye guhurira nawe ku muryango? Munterere haleluya. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, tugiye gukora ikimenyetso cyo guhoberana na Petero wawe. Petero wawe yaraboshwe, abadayimoni bari baramujyanye. Sinzi cyawe Petero yari yarafashwe, wawe rwari mu marembera, ariko Imana ivuganye nawe ngo Imana igaruye Petero wawe. Ndagira ngo ukore ikimenyetso, horerana na Petero wawe mu buryo bw'umwuka, umubwira ngo nari ngukumbuye, umubwira ngo Petero wanjye uragarutse. Dusengera Imana, uri Imana y'amahoro. Zaratasobere gene otaya tutaya bayizini gre. Ndagushimye ko ugaruye Petero wacu, ugaruye icyubahiro cyacu, ugariye agaciro k'amadipome yacu. Tastakobe eregre sta ini de debo shando de liga. Ye kubagarukira, hari abantu bagiye kubagarukira, hari abantu adostabo eniwa rada stagudiri gre oniwa ya sango. Tastai mbonye Imana ihesheje agaciro ibyanyu yari byarabuze agaciro. Bantu bari bafite za diplome zitagira agaciro, za diplome zitabagaburira, Imana izihesheje agaciro, Imana izihesheje agaciro. Imana ihuje abantu bari baraburanye, abari baraburanye Imana irabahuje. Yo lasta boyere gene standoria de gre. Abahanuzi bari bamuzengurutse baramwara, bakorwa n'isoni. Uko ni kugaruye icyubahiro cyacu, uko ni kugaruye ibyacu abadayimoni batwibye, ko
ngo ni kugarura ibyacu abadayimoni banyaze. Rangije ubwira umugaragu wawe ijambo rikomeye. Ibo baravuga ngo ubutunzi yabumize bunguri ariko azaburuka. Ndagushimiye ko shitani umurukije ibyacu yari yarajyanye. Tugushimiye ko duhoberanye na Petero wacu atazongera kuducika. Tugiye kugendana. Urakoze nyakubahwa. Nyemerera ukomere Imana amashyi menshi cyane. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana isumba byose nibambera umugisha. Amen. Amen. Wicare mu kuboko kw'Imana. Mwebwe batanu mujye kwicarira. Si wabumenanye na Petero wawe ufite fiancé? Yeah. Ufite inshuti? Uraho ngo gusa? Ikibasumba ninde? Njyewe. Aba badiyani bose baraho. Ntawe udategereje kuva iwawe. Ariko wowe Imana igutunze ikiganza. Ugiye kuzagira ubukwe bwiza. Siko umuntu ufite ubwoba iki kandi Imana ikuvugana nawe. Imigozi yazitsa b'imiryango y'iwanyu ntizagushobora. Ahubwo imigisha imanukiye ubuzima bwawe. Biturutse mu gusenga kwawe kwarimo intege nke, ariko Imana ikongereye imbaraga ikuvugaho izina, ariko nanone ifungura ibyawe, kuko mu kiganza cyawe harimo ubutunzi, kandi ubu butunzi buzagaburira umuryango wawe. Ugiye gutungura benshi. Bari bazi ko ntacyo uzamba, ariko bakubonye uri w'agaciro, umuryango wose urakubaha. Hari inkoni igiye gutunga ubuzima bwawe. Uko uzaba utunzwe iyi nkoni ni ku munezero uzaganza ugasakara umuryango wose. Dore igikundo cy'Uwiteka kikujeho, ubuzima bwawe bugize impinduka. Arabo faimeneze kotavo takata si defo meni le monsanto defo mu wafiri gorogotanu yarimo oleje meni fire ze tuta fameni kitesi. Yosefu nta jambo yari afite, ariko wamujyanye muri Egypte agirira y'ubutware. Bimenyekane ko uyu mwana umuvuzeho kandi umukoze igikomeye. Bibe bityo mu izina rya Yesu. Tuvenga amen.
Elohim. Era ku bantu batabigambiriye, hari ibyago bikugeraho cyangwa amakuba, indwara n'ibindi byorezo, nta ruhare wabigizemo. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana igiye gukora igitangaza ku maraso y'umuntu. Zana amazi asenge. Uri imfubyi? Papa wabahe? Yariya. Ari? Uriya yicaye. Uri mu mwicanyi? Uri mu yagarira. Go mama, samuri ibiganza byawe. Turaziranye? Oya. Ntabwo turaganiraho na gato. Oya. Wabaye i Burundi? Anamashyi mu Imana yacu. Amarira n'agahinda byose byafashe ubuzima bwawe, ndabona biri ku izina ya Senta, ya Senta, ya Senta, ya Senta nini? Ni njyewe. Hésitez contre vos ménissaires, les gens en donnez-vous. Amaraso yawe yarangiye, ntabwo njya mbivuga ubundi, ahubwo nuko Imana igiye gukora igitangaza. Ndabona sida, urabizi ko irwaye? Ndabizi. Hari ibyo wambwiye? Oya. Ntabwo nzi impamvu Imana ibivuga, ubundi simbigira ibanga cyane, ariko Imana ishobora gukora igitangaza namwe mugakuraho amaso mu gushidikanya. Amen. Cyane haleluya! Abakunda Imana haleluya! Abazi Imana yabo haleluya! Yeah! Haleluya! Ndabona mu bana wabyaye, ndabonamo Cynthia. Cynthia ninde? Uyu mwana yavukanye ubwana. Zikonta vos péchés et les faux meni adasi yabaseko. La centre des faux. Niyo mpamvu Imana igiye gukora igitangaza namwe mukakibonesha amaso yawe. Cyane haleluya! Amen. Nta ruhare yabigizemo, yavutse gutyo. Dossier en tout da faille de chi de ça. Nesirez-vous à y de compte. Ndabona un ainsi de sang au défaut pas y de compte. Cynthia amenez-vous. Ndabona abamarayika bagera kuri batandatu bamaze kugera ku buzima bwe. Wa karindwi azanye amaraso mazima. Cyane haleluya! Cyane haleluya! Vesi se compte de failles, la jasomènifo, et si côté zemenifo meni, zalanso qui de faux en tout avait meni. Elohim. Ni suri, ariko ngabona inkoni iri gukubita uyu Cynthia. Mbona ya Cynthia agiye ku muntu. Les comptes vont mener chez tes efforts. Oh, amubwira ikibazo umwana afite, ntacyo agikozeho. Mwana dokanto vemini. Mwana ko kitari ku ishuri. Bamwirukanye. Harabura amafaranga angahe kugira ngo yige? 40,000. Azoki amen. Kandi de fide sinevo.
azabaho neza. Amen. Ababyiza tuyihereze icyubahiro abakiyize tuve haleluya cyane haleluya. Nta nubwo ari 40 byari 50 umuntu wagwaye 10 narabisabye. Maison en etito tasse kota vomenita les se font. It's already done. Nagaru wa mbere nsengeye ufitiye indwara bamwe banga ko ntago babyanga ninge wabishatse ndabafite bamaze kumara imyaka 3 nta kibazo bagifite cy'amaraso. Uyu munsi biramenyekana ko ari Imana yatumuse bo. Amen. Imana yafaye irakora mu izina rya Yesu. Imbaraga yose iri muri wowe ivemo. Amaraso ya Kristo yuruke kubohora umubiri wawe. Ngumuriro daimoni n'abambari bawe twara ibyawe byose biri mu maraso ye. Fire go. Zamuri biganza byawe. Senya umwuka wose w'indwara iri mu buzima bwawe. Ng'amaraso ya Kristo atangiye gukora operation. Yesu wereza abamarayika babohora dukeneye igikorwa ku buzima bwe uhereye nonaha amaraso yabe mazima mu izina rya Yesu. Ubu mbabwiriye mukwa 3 mukwa 8 hagati y'ukwa 3 n'ukwa 7 hari umuntu uzasezeranye azavuye muri Amerika yararwaye kanseri y'ibere yakijwe n'aya mazi dusengera. Ninjye wamwana kazajya muri Amerika ajyayo. Ninjye wamwana kazahura n'umugabo ukomeye yaramubonye. Nzababwira n'izina rye. Muzanabibona kuri televiziyo. Ahari hose muzabibona ko sibanga. Kugira ngo aze gusezera indwara yose iri mu buzima bwawe. Ishye. Ngumuriro. Hambira ibyo ugende. Genda n'abambari bawe. Arimo arabohoka. Murabiza ari sida zizanwa n'abadayimoni, ari sida ziva ku bazimu, ari sida ziza zije gusenya. Iyi mbaraga mbi isohoke muri uyu mubyeyi. Erohi Adonai Etaketevo rekura ubuzima bwe. Amaraso Yesu yageze muri we tayari. Erohi Peketaze menefa Adonai Cyambere ashaka gusenya urugo rwe. Kabiri yashaka kwita abantu uhereye ku mfura kuzageza ku buheta n'ubuheta wa nyuma. Izi mbaraga zishingiye ku myuka mibi bohereza, ariko Yesu ari kumwangaje gukora igitangaza ku mubiri wawe. Amen. Aha, komeza uhagararaho Adeline, komeza uhagararaho aho wari ugeze. Haguruka aho wari ujye nyuma y'uwo mama tore. Yego. Mwe mwicaranye muraziranye. Wowe banza ku ruhande waje uri umuherekeza w'uwo mama muri hagati. Icyo uri kumufasha no kurira gusa. No kuvuga ngo twizere Imana izabikora. Haguruka. Aya marira rero nta cyamusayidira. Igifite agaciro ni Imana yaje. Nawe urarushye. Cyo gikara ntago ari cyawe wagombye kufite igikara kinyerera rwose nk'inka y'isine n'isine harya. Kubera Satana za nawe guhondagura byatumye umera nk'uwahamutse. Nta muntu ukizera kuri isi. Abantu bose babaye babi aracyariho abantu beza. Ujye usenga ibiryo byawe n'amarira n'agahinda nta munezero kigira. Ndetse uravuga ngo nta n'ikizangarura umunezero ahubwo yiba naringiye imbere y'abana banjye. Iri zina mbona Mukamana Liberata ryagombye kuba ryaribagiranye. Riri ku musaraba w'abapfuye. Binyuze mu nzira zitandukanye. Witwa Mukamana Liberata? Uwo mwana umusore n'imfura yawe? Yawa kabiri. Yigire hano imbere. Arakuriza imisozi n'amataba. Ariko uyu mwana wawe Yesu ari mu kazi ku buzima bwe.
arasa amanywa nijoro. Bamwohereje abadayimoni b'ibitega n'amahembe, bacanye umuriro nk'uko wa shitani. Bari marasa. Aha, aba murebe hano. Nta muriro yahuye nawo w'amakara. Nta kintu cyitwa umuriro yahuye nacyo. Ariko mundebera. Yahiye aba n'abadayimoni. Icyo Yesu uyu muriro abazimu batanye urazima ntuzima. Mu izina rya Yesu. Sasa umuriro uzimwa n'umuriro. Ni fire kwa fire kabisa. Dawa ya moto ni moto. Simama sasa. Inkota yawe irahari iburyo wayizamuye. Imbaraga z'Imana zibe ku kiganza cyawe. Amen. Zitwike satani n'abadayimoni. Amen. Zica ubutware bw'abazimu. Amen. Imyuka y'abarozi se. Imbaraga z'ikuzimu zise. Ibirwanya uyu mwana bitsindwe mu izina rya Yesu. Turavuze ngo umuriro uve mu ijuru twike ukongore. 1 2 3. Fire, come again. Fire. 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 Retura. Komeza fire. 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 Go. Go. Muvemo. Mwizina ya Yesu. Muvemo. Mwizina ya Yesu. Wabonye none ibiri ku. Ibyo wabonaga byose ndabiyirukanye. Ngo umuriro w'amaraso Yesu Kristo, imbaraga z'abakonikoni zitsindwe, imyuka yose yari muri wowe itsindwe. Duhagaritse umuriro wari muri uyu mwana. Turawirukanye, 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 turawirukanye. Wa mahembe we, wa gawe, wa nyabingi we, wa mbaraga mbi we, soka muri uyu mwana. Soka! Soka! Zirimo zirasha imbaraga zose zikuzimu. Barami icyaho cyose uyu mwana agomba gukira nona by force. 1 2 3. Fire. Ubuzima bwe tubishyize mu biganza bya Kristo Yesu. Imyuka yose ari murimo ng'umuriro amaraso Yesu. Urumva igishya? Mwe mikoro wumva? Oya. Urumva igishya? Oya. Waje umeze ute? Naje meze nabi kubera. Manura amaboko nta kibazo. Manura amaboko. Waje umeze ute? Naje meze nabi kubera ejo ntago nabashije kuryama. Hari ibintu byamfumuraga muri njyewe bimeze. Hari ikintu cyiyumvamo? Oya. Oya no, uyu musore urumujene ugomba kwiga ukarangiza. Sibyo? So Imana yabonye ikirego mama wawe yagishiriye Imana. Yabonye izina Mukamana nde Liberata, bivuga ngo yabonye ubuvugizi. Niyo mpamvu marayika w'Imana yamanutse ku buzima bwawe. Amen. Arantu kibabara mbwira. Nagukomera Imana yafaye amasi menshi cyane. Aya mazi ni umuriro utwika abazimu n'abarozi n'abakonikoni n'imyuka yose yakurwanyaga mu izina rya Yesu. Amen. Fungura unywa aya mazi. Abarokore mukomere Imana amasi menshi cyane. Fani mbonye Imana ifuza ifungura amarembo yose yarafunzwe. Tuvenga amena. Cyane haleluya. Uzamuye ibiganza byawe. Imana y'amahoro ikwiteho mu izina rya Yesu. Ifungura amarembo yose yarafunze. Uko uzamuye ibiganza bibonwe n'ijuru.
ibyo biganza byakira ubutunzi, ibyo biganza bitwikiriwe n'amaraso ya Yesu. Abadayimoni babirwanyaga batsinzwe, imyuka mibi yabirwanyaga yatsinzwe. Umugisha w'Uwiteka ukuzeho, imbaraga z'ijuru zikuzeho, Imana ikumvire, ikwiteho mu byago n'amakuba, igukurire abakurwanyaga, igukure mu nzu y'imbohe, iguhe ibyishimo, iguhe n'umunezero. Uko uzamuye ibiganza, amaraso yose agutwikire, inzozi nzima zikuzeho, umugambi w'Imana usohore, ibyakurwanyaga byatsinzwe, amavuta y'Uhoraho akubeho none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Umugisha w'Uwiteka ujyane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.